abantu ngo begeze bandikisha amakara yakumurije. Ikindi cyaka abantu bitangaza Imana yagiye bakorera ibintu byinshi, ngo bamwe akava ku musozi bagasimbukira ku wundi kubera umwuka wera w'Imana. Tugomba kuba abana b'Imana, tugomba kuba abantu bashobora gukora, bashobora kunyura ahantu abantu bakaza bagushaka. Uyu muntu ninde uciya, ninde ukoze kurusedi yari ahangaha, ninde umuntu wari wayiremesheje, ninde? Haleluya. Izi ndirimbo numvishije igihe nageze hariya hari umugabo ngo nubwo nta muvu urimo ariko ngo bimeze neza. Tubabwire Imana, tukabwire Imana bunini bw'ikibazo, ubwo bwira ikibazo Imana yavuze ngo Samuragwa umwana uri important yakoresheje amahirwe y'Ifaransa, umwana ufite agaciro, turaba agaciro imbere y'Imana, uri uw'agaciro imbere y'Imana. Mu gitondo twaganira amagambo avuga hejuru yo kumvira Imana, ti wowe uw'agaciro imbere y'Imana utarumviye ijwi ry'Imana, ti wokora iby'agaciro, ti wokora ibintu bifite umumaro
utarumviye ijwi ry'Imana. Abagabo b'agaciro, abagabo bakomeye tuza tuvuga hano muri Bibiliya basamuragwa bizima, ni abagabo bumviye Imana, ni abagabo bumvishije ijwi ry'Imana. Haleluya. Impamvu nyine twicaye aha ngaha turimo tuvuga Imana nuko hari abagabo bumvishije ijwi ry'Imana mu bihugu by'i Buraya, mu bihugu za Amerika n'ahandi, baramanuka bazana ubutumwa. Iri iwacu mu cyaro hatagera imodoka, hataba amashanyarazi, iri iwanyu mu Burundi mu cyaro, iri iwanyu mu Rwanda mu cyaro, bazana ubutumwa, bazana amashuri, baratwigisha turajivuga nuko bumvishije ijwi ry'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Turi kumwe. Hari abagabo bumviye Imana, hari abagabo bumvishije icyo Imana ibaganiriza, ibabwira gukora. Twavuga ngo kumvira Imana gutandukanye no kumva. Ushobora kumva ijwi ry'Imana kandi abashobora kuyumva. Abantu benshi bari kumva Imana ibaganiriza, haba nawe ubunyine yatuganirije. Ubunyine twafata iminota mikeya, ntubaheze iminota mikeya ngo muganire, wovuga icyo Imana ikuganira. Ariko se ikibazo gihari, ibyo Imana ituganiriza gukora, ibyo Imana itubwira gukora, ibyo Imana idutegeka kugira ngo tube basamuragwa mu bwami bw'Imana, ese turabyumvira? Aho niho hari ikibazo. Bwana asifiwe. Uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba ntuce twoganira none twakomereza muri aya magambo, ariko turaja muri evangelism, mu kuzana ubutumwa, kuvuga ubutumwa. Twese tuba tuvuga yuko twavuye muri Afurika, Imana yatuzanye hano kuvuga ubutumwa. Twese tuvuga yuko turi abavuga ubutumwa, kandi koko nibyo. Umuntu wese uri hano nabitegereje, abantu baririnze byinshi ari gucuranga, abayobozi, twese turabavuga ubutumwa. Namwe mwisha ubu nyine muri mwese uwo wahaduka bakabaha microphone yovugira Imana, turabavuga ubutumwa. Haleluya. Turabavuga ubutumwa. Ariko rero kugira ngo tuvuge ubutumwa, bene data, ndakomeza ngaruke ahantu hari impamagazi, hariho calling. Pastor Etienne afite calling yo kuzana ubutumwa, yo gukora crusade, outreach mu cyongereza. Arimo arasakaza ubutumwa. Imana yaramuhamagaye ngo abe pastor, ayobora intama, ariko kandi yamushizemo n'undi mutwaro wo kujana ubutumwa hanze, yanga gukingira icyo Imana yamuhamagariye. Impamvu twabonye ubutumwa bwatugezeho nuko hari abantu bumvishije calling, nuko hari abantu bumviye ijwi ry'Imana, baravuga ngo ntabwo tubyumva gusa, tugomba no kubishyira mu bikorwa. Mu gitondo twaganira amagambo hejuru ya Mose. Imana yaramuteguye ngo ajye gucungura, gukura ubwoko bwabo muri Egiputa, ije kubakura mu buretwa, mu bunyage. Imana iramutegura, imutegurira kwa Faraho ibwami. Arahunga, amaze kwica umunyegiputa kuko yarasanze harwana na mwene wabo. Ageze kwa sebukwe ngo yaragiraga intama, ngo ari mu ishyamba atazi what's going on, nta mupango yari afite wo kugira ikintu yakora. Imana imuhamagarira muri cya gihuru, ijwi ry'Imana arabyumva, aregera Imana avuga ngo Mose ntiwegere, kwetura inkweto, aho ngaho ugeze nahera hahera, oya stop, guma aho ngaho. Kandi arazubahira, arategereza yumva icyo Imana igiye kumubwira. Bene data, hari igihe cyo twumva ijwi ry'Imana, hari igihe Imana izituganiriza, hari igihe Imana izikubwira ugashyira ugakora, utarabanza ngo witonde wumve icyo Imana ishaka, ngo ikuyobore guheze direction kugira ngo ubashe gukora icyo Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo magufi cyane sintinda, ari mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 4, ibice 4, umurongo wa 28. Aho uhagaze Yohana ibice 4, umurongo wa 28. Sorry, wa 15 ugeze kuri 17. Sorry. Ya 15 kugeza kuri 17. Then uraza gusimbuka kuri 28. Numa ugeze kuri 34.
Imana igumugisha. Na gatanu aravuga ngo umugore aramubwira ati databuja akura ayo mazi azagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Na gatandatu Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uzi ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite abagabo batanu n'ubu ufite ubu si uwawe. Ibyo bifite nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda aja mu mudugudu atangira kubwira abantu amakuru. muze murebe. Haleluya. Atangira guhuruza abantu arabwira ngo nimuze nyabo na murebe. Umuntu ubwiye ibyo nakoze byose. Umuntu uri kumbwira amagambo yaje yose, amakuru yaje. Murebe ahari ko ahari abakristo bava mu mudugudu. Haleluya. Abantu bava mu mudugudu barahurura baza kureba amakuru y'izabo. Uwo mugabo uri kubwira abantu ibyabo byose. Baza bari. Haleluya. Batarahagera abigishwa be baramubwira bati mwigisha akira ufunguro. Haleluya. Imana igumugisha naho naho. Bwana sifiwe. Twavuze ngo turaganira hejuru yivuga butumwa. Tugiye kuganira hejuru yo kuvuga ubutumwa. Tuzi yuko abapastori, abantu babisigiwe, abarevera, niko tubibona, abamisiyoneri bajanye, ariko dukurikije iyi story cyangwa se aya makuru, iki kiganiro na Yesu Kristo ari Yesu nuriya mukobwa, ninde wavuze ubutumwa? Ninde? Haleluya. Yesu yaravuye mu mudugudu ngo yumva yuko agomba guca kuri uwo mugezi, ngo kandi ngo hari saa sita z'amanywa. Mu mico y'abayuda ntabwo byari byemewe ko umuntu ngo asohoka aya masaha kuja kuvoma. Ya saa sita y'ubuvira abantu bahabaye kwitanganika. Yesu ngo yumvisha ko agomba kuhaca, kandi ikintu kiri mutoya numvisha umuntu abibwirizaho, ndamubaza ariko rero Yesu koko yari afite inyota y'amazi. Niki cyakishije Yesu harakurura mugezi kandi ari saa sita, ngo yiyumvisha ko agomba kuhaca. Yesu kazagenda kagahungu n'abamukorera ati bagomba kugenda kagahungu arahata. Yari afite mission kuko Yesu Kristo niwe waje kurepresenta ubwami bw'Imana, niwe missionnaire ukomeye Imana yari yohereje kuza kurepresenta ubwami bwayo mu isi. Ahageze asanga uwo umukobwa novuga ko Bibiri ivuga yuko yari umuntu warapotose cyane, yagiraga ingeso nziza, ariko aza kuvoma ku manywa kugira ngo ahure na Yesu, kandi Yesu amuha mission, assignment yo kuja gukora. Imana ishobora gukoresha metode zitandukanye kugira ngo ubutumwa bwayo butambuke, kugira ngo igeze ubutumwa. Tizokoresha abapastori gusa, tizokoresha abavuga ubutumwa gusa, tizokoresha bajya uzi. Imana ishobora gukoresha wa muntu udatekereza kugira ngo message yayo itambuke. Yesu Kristo baganira ikiganiro ngo mu mico y'abayuda byari byemewe yuko ibo ubwoko bwabo banenaga ubwoko bw'abayuda, ntibagombaga gusanga. Ariko Yesu aravuga ati mamazi sinjinda muri icyo kiganiro, umva ikintu natinze kandi ngiye kurangirizaho nitumara turatambira Imana. Bakorana ikiganiro, ariko objectif principal ya Yesu kwari kugira ngo amusendinge as a missionary, amujane amubwira aje kugenda kuvuga amakuru. Yesu amubwiye amakuru y'ibyiwe, amurondoreye background umukobwa n'umukozwe. Hari ahantu umuvuga butumwa ashobora gukora, hari ahantu umuntu ashobora kukubwira ukavuga ngo akoze
impamvu tutarasohoka ngo duce imigozi tugende dukore nuko haleluya yari umudamu yes yari afite umugabo yari afite umugabo warenze batatu impamvu tutaraca imigozi tutarasimbuka ziriya bariyeri z'imico yacu tutarasimbuka bariyeri z'ururimi turacyagira impamvu kubera iki hari ahantu Yesu ataradukora Pastor Etienne thank you umaze gufata intambwe ishimishije gukora wemereye umuhamagaro gukora amakrusade mu maparike ubundi abantu benshi bazana impamvu amategeko imikirari ariko komereza aho ngaho ngo umudamu wariruka bata ikibindi cyiwe ati ibyo yari afite warirukanka ngo mu mudugudu ngo aje kubwira abantu ngo arababwira ngo nimuze murebe n'abandi muze murebe hano hari umugabo utandukanye n'abandi nari nsanzwe mfite nimuze murebe umugabo uvuga ijambo rigakora ku mutima bene data Imana yaraduhamagaye Imana yaraguhamagaye Imana yaguhaye inshingano Imana yaguhaye assignment gusa nuko tutaraca imigozi tutararenga ya mipaka ngo tugende tuje gukora icyo yaduhamagaye niki kibuga harabura iki kugira ngo tuje kuvuga ubutumwa harabura iki kugira ngo dusohoke hanze tubwire abantu Yesu twamenye ushobora kuvuga ngo si ngombwa ngo ugende usome muzahishuri si ngombwa ngo ugende usome Matayo si ngombwa ngo ugende uvuge teoloji nyinshi uriwe ndirimbo z'Iswahili zazimbira ngo matendo yako yawe mwanga atangazia watu abantu bazakureba babona Imana abantu bazagusoma bagusomemo ubutumwa bwiza bagusomemo ijambo n'ubushe umusore bavuga ngo ku kazi aho yakoraga ngo baramubwira ngo like your attitude kandi atavuze abantu nibazaza bakubona bazakubwira ngo nkunda uko witwa nkunda uko uvuga nkunda uko wamba nkunda uko uteye haleluya abantu bazagana abahuruze bazaza bavuge ngo muze murebe Imana yabitubwisha muze murebe umuntu udasanzwe blaze muze murebe muhizi muze murebe n'umukobwa utameze nk'abakobwa b'Abanyamerika muze murebe umukobwa utameze nk'abandi haleluya Imana yakoresha abantu badatekereza kugira ngo itambutse message ariko bene data mbere y'uko Imana ikoresha abantu twakagombye kuvuga Imana yarampamagaye ngomba kumvira ijwi ry'Imana tuvugisha ukuri niba mbeshe nta muntu urumva nta muntu uravuga ngo yumve yanezerewe uvuge ati mu by'ukuri ndumva naje hariya data ukavuga Imana ntawe birabaho hari uwo uzabera yes kubera ko utarabikora kubera ko simbizi turaca imigozi ukeneye guhura na Yesu kugira ngo abanze gukuriho za bariyeri banze gutibya biriya ubugiyemo banze ubisige hari ibintu byinshi tugize bizi bimwe bitubuza kuvuga Imana abana akazi ururimi impamvu nyinshi iyo ni ya mico y'Abayuda n'Abasamariya batahuzaga yaramubwira ati ntabwo bishoboka ko twasangira izo ni impamvu ariko umuntu nahura na Yesu nta mpamvu Yesu niwe uzi ukuraho imipaka ishobora gukumira no kubuza abantu kuja kuvuga ubutumwa bwiza haleluya Yesu Kristo agiye kuja mu ijuru yasize devoir yabwiye intumwa arababwira ngo mugende ku isi hose muvuge ubutumwa bwiza
ngo kandi nagiye kubivuga muri ritime y'indirimbo niyo mpamvu mwanuje kubivuga nagiye kubivuga ngo muri ritime y'indirimbo mugende ku isi hose muhereye iwanyu mu midugudu mutuye muhereye muri famiye yanyu muhereye hajya muri karite muri apariteme muhereye hajya ku kazi ukora uhereye kuri wa muntu poroshe yavuze ururimi rwose ngombwa yuko urakubwira icyongereza abavuga icyongereza gusa boherana kuri wa wundi mubone kuje Yerusalemu hari ibintu twishyizemo urimo gusanga umuntu wese agashaka kubwiriza mu cyongereza si bibi ni byiza ugasanga ni impamvu yarateye ariko Yesu si uko yavuze yaravuze ngo muvuge ubutumwa muhereye iwanyu mutuye bishaka kuvuga ngo bigishoboye hajya ushoboye muri kominote zacu dufite abantu batarakizwa arahari benshi kubera iki tutarabaza kubera iki tutaraje kubabwira Yesu twamenye nuko hari ibintu bikitubosha hari ibintu bikitugize bisi turacyafite impamvu izo mpamvu rero nta kindi cyazikura ni ukumvira ijwi ryo waduhamagaye ni ukumvira ijwi ry'Imana ayo yaduhamagaye Bibiliya ivuga ngo uyu munsi numva ijwi ry'Imana tiwinangire umutima uno mwana kino bikabwirije uzobishira mu cyongereza wamubibwira ba basore bajya mwigana bajya mu buhura kenshi ndakurahiye uzabona Imana hari umuntu wampaye ubuhamya ndavuga ngo ni ukuri ni ngombwa yuko duharanira kumvira Imana cyane kuko ivugabutumwa cyangwa se bihindura abantu ntabwo rizazanwa n'uko twasomye ibipande byinshi ntabwo rizazanwa n'ubutyoza bwawe ikintu gishobora guhindura abantu gishobora gukora ku mitima y'abantu no kumvira Imana ikakuyobora ugakora ubushake bwawe uwo muntu yarambwiye ngo yagiye muri Jordan ngo agezeyo ngo akazaganiriza inshuti z'abo bantu nyine bahuraga nabo ngo buse ngo amuntu umusore umwe ngo ararota nijoro ngo arota ngo marayika ngo wo mu ijuru ngo yaje ngo arimo kumuganiriza bucya nkaho yitemberera muri karitsiye ngo abona wa musore uwo musore ngo yigeze yigisha icyongereza ngo ahita aza aramuhobera cyane aramubwira ngo wa mugabo ngo naraye rwose ngo abamarayika ngo barimo banganiriza ngo amakuru ngo ya Yesu naho ngo umusore wari washize ngo yarimo baganiriza hejuru y'Adamu na Eva ukuntu babayeho ukuntu Imana yari yabaye ngo kuva uwo musore ngo ushobora kusubiriramo bya bintu wari uvuga ngo ushobora kubivuga cyane ngo aratangira aramubwira yari ko abivuga biwe yoroheje kibazo n'akaza kuko kwacu abivuga yoroheje cyane ariko ndebe ukuntu abivuga sanga yakoze Imana yamukoresheje ibintu bikomeye wa muntu warihana ngo ajya mwihanaho aravuga ngo kuva uyu munsi ndamwemeye naje ubu ngiye kumukurikira kandi ikintu ngiye gukora ngiye gutangira kuzamuhamagara abandi basore bo muri uyu mujyi bazabaza bumve ubwo butumwa bufite kandi rero yaragiye kwigisha icyongereza haleluya bene data dufite assignment ikomeye dufite devoir ikomeye Yesu Kristo yadusigiye ni ukuvuga ubutumwa ntabwo ari ugufungura amacaci manini ntabwo ari ukuba abarevera ngo tugire amatitire akomeye ni ukuvuga ubutumwa bwiza genda ubwira abantu Yesu bamenye mu magambo yoroheje haleluya hari ijambo ryamfashije muri Zaburi Zaburi 96 Zaburi Zaburi 96 umurongo wa 3 Zaburi 96 baravuga ngo mugeze icyubahiro cye mu mahanga birimo hera kuri nyine gatoya naho karavuga neza uririmbire Uwiteka indirimbo yego abari mu isi mwese mwe yes umuririmbire Uwiteka umuririmbire Uwiteka muhimbaze nerekane agakiza ke uko bukeye
mugeze haleluya uretse turirimbire uwiteka twogeza agakiza ke Bwana sifiwe sizi kumva ko numva nubishira amagambo cyane ko numva nayatahamiye cyane nayakiriye muhimbaza izina rye mwerekana agakiza ke uko bukeye apana ku cyumweru apana igihe baguteye kubwiriza apana igihe bagusengeye apana igihe hano kuri stage Patrick uririmbye agakiza uririmbe ukaririmba ahantu hose day and night jour et nuit ahantu hose abapasitori muvuga Imana abavuga butumwa abantu bose bakiriye abantu bose bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza muvuga agakiza twahawe ku manywa na nijoro ahantu hose tugeze biragoye niba hari ikintu kigoye ni ukuvuga Imana muri environnement itari comfortable ndabeshe ni ukuvuga Imana ahantu hahandi hajya nawe uzi mu kazi biragoye muri downtown ngo uhagarare uzire nk'iki gisimba cyose simbabesha naje kubwiriza nzanumva bigoye cyane muvuga aya magambo mpavuga atari ko bantu kubwiriza biragoye ariko Bibiliya siko yavuze ngo tuvuge agakiza tukavuga ahantu hose kandi kuvuga ubutumwa bene data no kubwira abantu Yesu ntabwo ari kubacira urubanza abantu ntibakumve ko bariya nibo bakiriwe iteka twe tubivuga turi intungane oya Yesu yaduhaye assignment iyo twigisha tuba turi kwiga yaduhaye assignment yo kuvuga ubutumwa nawe akaduhindura nawe akabaha icyo dushaka gusa twebwe icyo dukeneye gukora ni ukwakira tukemera tukumvira ibyo yatubwiye tukabishyira mu bikorwa uko nidukora iby'ubushake bwawe bizagira impact bizahindura abantu kuri gatatu havuze gute mwogeze icyubahiro cye mu mahanga imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose ejo bundi hari umuntu twari tuganira anyibutsa reka mvuge iwacu n'intanga example y'iri iwacu nuko ariho nzi cyane nawe utanga urugero wiha urugero rwaho wamutuye sinabibonye ariko wenda Pastor Sofoni niwe mukuru hano yo duhamiriza tubiri mu hamwe iwacu igihe habaye ubuzutse abantu ngo begeze bandikisha amakara yakumurije siko bimeze sirimwe sikabiri ikindi cyakabiri abantu bitangaza Imana yagiye bakorera ibintu byinshi ngo bamwe akava ku musozi bagasimbukira ku wundi kubera umwuka wera w'Imana ariko ibyo bintu bizibanga titubivuga uwo muntu twari tuganira twari tubisubiramo turavuga ngo ese uwobwira abantu ibyo bitangaza uwobwira abantu Imana itanga imbaraga zishobora gutuma umuntu yandikisha umuriro urumva atarimo ibintu bikomeye urumva atarimo ubutumwa bukomeye Pastor Sofoni reka nkamwifashishe kuko wenda ni wowe temwe w'ibyo bintu wahaguruka nubwo utobasomera ibyanditswe ukababwira umuhamya ukababwira ibyo bintu hari abantu benshi byakora Yesu Kristo igihe yavugaga ubutumwa igihe yakoraga umurimo wiwe cyangwa se umurimo Imana yamutumye gukora akenshi hari igihe atavugaga ijambo hari igihe yakoraga ibitangaza bikavuga abantu bahumuka nawe mwereza nawe ngo tuvuge ibyabaye ubuceceke ariko bikanga bagenda hariya ni Yesu wakijije abantu bose bakaza bashakisha umuntu n'inde wakoze ibintu tugomba kuba abana b'Imana tugomba kuba abantu bashobora gukora bashobora kunyura ahantu abantu bakaza bagushaka uyu muntu ninde uciya ninde ukoze Rusedi yari aha ninde umuntu wari wayiremesheje ninde haleluya izi ndirimbo numvishije igihe nageze hariya hari umugabo
nubwo nta muntu urimo ariko ngo bimeze neza. Haleluya. Kandi yavuze ahagenda ko biravuga neza, ko birasabukira neza. Ata navuga ngo nubwo utumvishe burundu ariko ubu hari aho mwinshi. Bwana sifiwe. Tubikore cyane, tubisohore hanze, dutinyuke kuko uzi impamvu tuvuga ko bigoye kandi biremereye nuko tutumviye ijwi ry'uwaduhaye, nuko turacyaboshwe na ya mico na za culture na bya bindi bitugira busy. Mugende mubwira abantu gukiranuka kw'Imana, mugende mutangaza agakiza k'Imana hirya no hino. Nicyo dusabwa gukora, tidufite inshingano zo guhindura abantu. Wewe ntiwahindura umuntu, wewe ntiwahindura umuntu, habe n'akagapapuro ntiwagahindura. Ariko wumviye Imana, igipapuro uvuga ngo kibe umukara kikaba umukara, bigahindura ibara, birashoboka.